uri ibandi ryo mu rusengero, warangiza ugashaka kwerekana kuri intungane, baguhugura ukanga kumva ngo ufite uko ubana n'Imana. Nuko wihangiye ubwawe ugera ikirenge mu cyande. Yewe niba kukwirukana mu nzu byagira ikintu byungura ubwami bw'Imana, usenga urorere bazakwirukana ejo. None se ntibibaho? Niba gupfusha byagira ikintu bituma Imana ihererwa icyubahiro, uzabyara urera amezi 2 ukwa gatatu apfe. Dore ikisha ibintu n'abahanuzi b'iki gihe. Umuntu ajya gusenga batarasenga bakamuhanurira bati irabirangije, ntarasenga. Intego z'amasengesho nenye, muri izo ngizo nayo guhanurirwa irimo. Ubwo iyo ushoje amasengesho ngo barahanuye, ubwo ugeze ku ntego koko. Hari ibintu bine biva mu masengesho. Icyambere, dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 11, dusome duhereye ku murongo wa 19 tugere ku murongo wa 23. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 11, some duhereye ku murongo wa 19 tugere ku murongo wa 23. Nuko abatatanijwe n'akarengane gatewe n'ibya Stefano bagera i Foyinike n'i Kupuro no muri Antiyokiya, ari nta wundi babwira ijambo keretse abayuda bonyine. Ariko bamwe muri bo b'i Kupuro n'ab'i Kurene bageze muri Antiyokiya, bavugana n'abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kuba kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'itorero ry'i Yerusalemu, batuma Barinaba muri Antiyokiya. Asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu, mumaramaje mu mitima yanyu. Amen. Nitwa Kanobana Jean Baptiste. Navuze ko sengera ku Kacyiru, hanyuma nshimiye Imana kubana namwe muri uyu mwanya. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi ndashimira Imana ku bintu numviye hano. Numvise amashimwe aranezeza, numvise abakozi b'Imana ngubwa neza. Imana ihabwa icyubahiro. Mu mwanya rero nsigaranye nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana nanone, kandi rivuga ngo nimugume mu mwami mumaramaje mu mitima yanyu. Amen. Mugume mu mwami Yesu ariko mumaramaje mu mitima yanyu. Nta muntu uguma ahantu atari. Ibyo birumvikana, hari abantu bataragera mu mwami Yesu. Cyakora aho asengera yarahageze, afite ukuntu yanyuzemo araza kuhagera, afite ukuntu yabigenje agera aho ari. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Amen. Inkuru dusomye ni inkuru yanditswe hano nyine mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bivuga ko cyanditswe n'uwitwa Luka, yandikira uwitwa Theophile. Hanyuma rero ibyo yamwandikiye ni byinshi, ntago ndi bubijyemo, ntago naza kubona umwanya. Ariko ahangaha ni igihe ubutumwa bwiza bwageraga muri Antiyokiya. Iki gihe rero ubutumwa bwiza bugera muri Antiyokiya, abantu bagiyeyo ntago bagiye babishaka, bajyanywe n'ibibazo. Witwa Stefano bari bamaze kumutera amabuye, hanyuma bamutera amabuye adahowe ikindi, ahowe kuvuga ubutumwa bwiza. Nyuma rero yo guterwa amabuye apfuye, abari bari mu byiciro bimwe nawe cyangwa bari bari muri gahunda imwe nawe barahunga, bahungira hariya twasomye ngo bagera i Kupuro n'i Foyinike no muri Antiyokiya. Bamwe rero bagezeyo babigira ibanga, ntibaba bakibivuga. Ariko ngo abandi bagezeyo rero ngo babwira n'abagiriki, ngo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Bamaze kubabwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu, ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubana nabo. Haleluya. Kumaze kubana nabo ngo barizera,
bamaze kwizera rero buriya hari ibintu njya nibaza iyo turi mu rusengero twese ubona turi abakirisitu ariko twagera no mu mujyi ugasanga turi abanyamujyi. Kibaza se ibintu byabaga ku bakera byatandukanye n'ibibungu, gukizwa kwa kera no kubungu byagize itandukaniro, ukabyibaza rero bikayoberana. Ariko abo muri Antiyokiya yo ngo bamaze kwizera, Bibiliya yavuze ngo iyo nkuru iragenda, nta muntu batumye ngo ajye kuyivuga. Gukizwa k'umuntu ntago bamutuma abantu ngo babivuge, iyo ahubwo yakijijwe barabibona ko yakijijwe. Ese muranyumva neza? Buri impamvu batabibona ntago biremera. Yesu ntago ari umugabo muto ujya ahantu ku buryo bamupfukirana ntamenyekane. Ahantu Yesu ari we wenyine arigaragaza ko ahari. Nigeze mbwira abantu ndabazana, ariko Yesu na malaria niki kigira imbaraga? Bati ni Yesu. Nese ko malaria igufata ikagaragara ariko Yesu yaba ari muri wowe ntagaragare, buriya niki kirusha ikindi imbaraga muri wowe? Birashoboka ko wasanga malaria ishobora kubirusha imbaraga Yesu muri wowe. Ariko Yesu ahantu hari ntavugwa, Yesu we wenyine arivuga. Haleluya. Yesu ahantu yinjiye ahindura ibintu kugeza igihe abantu bose bajya bavuga batari ko byagenze bite, niki cyakubayeho? Kandi ntushobora kuvuga ikindi nyine ni cyakubayeho, nuko babwira ngo nahuye na Yesu. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo navutse ubwa kabiri, ngo byose bihinduka bishya, ngo ibyari ndamu yanjye ngo bihinduka igihombo, ngo none ubingorane zanjye zose ngo nzibwira umwami Yesu, ngo nkamutakira ngo mwami nanjye ungenze uko ushaka. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ngo aya makuru ava muri Antiyokiya ngo aragenda agera i Yerusalemu. Namwe mumbwira abantu bari bahunze, bari bagiye bahunze, kandi bo bari bahunze icyo babahoraga ni nacyo bakoze bagezeyo. Ibintu bya Yesu biratangaza, baguhora ibya Yesu none ahangahana nimugoroba bakaba ari byo uvuga. Paulo bigeze ngo bamutera amabuye ngo amera nk'upfuye, ngo abitorero bamuzengurutse. Haleluya. Ngo arahembutse baramutorokesha, ngo bamujyanye ageze mu Atenayi, ngo agezeyo ubwo noneho yari yanasize Silasi na Timoteyo ngo ntibari bari kumwe. Agezeyo rero ngo asanga hari ibigirwamana byinshi, ngo ahagarika umutima nabyo. Ibintu bya Yesu iyo bihari ntago bihishika, nta wabibika ngo byemere. Burya impamvu abantu bakibibitse nuko ntabyo bafite. Ageze rero ngo atangira kuvuga, avuga ntawe umubajije. Ibyo kwa Yesu ntibisaba ko babaza, ubivuga ntawe ubikubajije. Buri impamvu abantu bona bacecetse, ibyo bavuga nibyo bafite. Kenshi usanga tuvuga abadayimoni ngo n'abazimu, kandi mwese abantu muri aha ngaha nta muntu uzi isura y'umuzimu. Ni ibintu bababwira mukabyumva ko bahari gusa mukirirwa mwikanga. Ariko Yesu niba mwarahuye kuki mutamuvuga cyane? Muranyihanganira nyine. Ariko akanwa k'abakristo kakabaye akavuga Yesu kuruta abadayimoni n'abazimu. Birasa n'ibingoye kuza kubona ukuntu mbashyikira, ariko wari ukwiye kuba ibya Yesu bikurimo wakabaye ari byo uvuga cyane. Ariko impamvu burya muvuga abadayimoni cyane nuko aribo mubana cyane. Iby'amaso areba nibyo umuntu avuga, ibituye hafi y'umutima we nibyo atinya. Ariko twakabaye tuvuga Yesu atari ubwoba, kuko njye numva abantu mu materaniro kenshi bavuga Yesu kubera ubwoba. Ntago bavuga Yesu kuko bamukunda cyangwa bamwizeye, ahubwo bamuvuga kuko bumvise ko ariwe wabakiza abo badayimoni. Noneho rero bavuga bati abadayimoni bashe bati mu izina rya Yesu, igihe mwabatwikiye ko badashya. Ndashaka kubabwira ngo mugume mu mwami Yesu. Haleluya. Mumaramaje mu mitima. Ntihazabura intambara. Oya wicuranga. Zahora keretse Yesu atsembyeho urupfu ni. Murabishyira he? Ndashaka kubabwira ikindi kintu gikomeye. Muragira ngo hari nzanye inkuru z'inshamugongo, ariko n'ubundi ubwo uraba ntawe wari ufite, kandi kidahari gikwiye kuvaho.
nashaka kubabwira ko Imana idafite umwete wo kubakura mu bibazo. Uwo mwete niba mwari mufite ko Imana igiye kubibavanamo, ntabyo ibavanyemo. Irabashira hese muri iyi si huzuye umuruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yawe. Ntabwo mfite umwanya. Nashaka kubabwira ko mu isi ahantu hose uri huzuye umuruho, huzuye n'amahane. Hanyuma rero Imana irabashyira he? Hatari umuruho, hatari amahane. Ko mutinya se gupfa kandi ariyo mujya? Muragira ngo Imana ikora iki? Nashaka kubabwira ngo ndumva ashaka kubabwira ko ukwiriye kuguma mu Mwami Yesu. Haleluya! Umaramaje mu mutima, kareka ibintu byo kwihungiza. Ntabwo ari ibintu byo kwihungiza ngo mushake kwishakira akayaga mu cyokere. Ngomba kumenya ko gihari ukiga kubana nacyo. Bari nawe rero ngo hageze, ngo arayitegereje, ngo abona ubuntu bw'Imana, ngo aranezerwa. Ntabwo yabubajije, haleluya, yarabitegereje ngo abarebye neza, abona muri bo barabwakiriye neza, abo barimo. Arababwira ati rero ibi bintu mwakiriye nibyo aba bantu baje bahunga, nibyo baziraga, nibyo bakubitirwaga. Impamvu bataye ingo zabo, nta wari bakubise umugore, nta n'uwari wibye ibitoki ngo ahunge, nta wakoze ibindi byaha ngo ahunge karitsiye, nta wavuye yishe umuntu. Ibintu babajijije ni ibintu bya Yesu. None nibyo namwe mwagize gute? Mwakiri. Ubwo abantu baje babadiha, babahora ibi bintu bya Yesu, namwe ntimutekereze ko batazabahondagura. Kubw'iyo mpamvu rero nimugume mu Mwami Yesu, mumaramaje mu mitima. Imana rero nta mwete ifite wo kubavana mu makuba. Uwumvaga rwose ije mu gitondo ntabwo iri buze. Dore impamvu ni hese hatari ibibazo. Ibintu musengera byose ni ibibazo. Muranyumvise? Kandi ndasimira Imana y'amahoro, ndanayibasabiye mu izina rya Yesu ngo ibampere ibibazo. Kandi umenyera isengesho atari ubwa mbere ndisenze. None si ibibazo, ibintu mushaka byitwa ibisubizo ni ibiki? Si byo bibazo mushaka? Abakobwa baraha bashaka gushaka abagabo, none se ababashatse uzabaze ko babonye ibisubizo? Byababereye ibibazo. Abashatse ntibabyare uyu munsi bafite ibibazo byo kutabyara, ariko ababyaye namwe mufite ibibazo by'abana. None se Imana ibavane mu bibazo se? Ibashirehe? Ndashaka kubabwira ngo mumaramaze, mube mu Mwami Yesu, mumaramaje mu mitima, mwivanemo ibintu by'umuteto n'ibintu ntazi byari byo. Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira, dore gahunda icambere yiyange, yikorera umusaraba wagire gute, ankurikire. Mwebwe nta nibibazo mufite, ibyago mufite nuko nta bibazo mufite. Wababona muri ragira ngo mugira ibibazo byahehese, ko ari bwo bukene mufite. Barabahise bandira ngo byihorere ngo bakubwira ibinyishe. Wazi waba afite senkani yonyine yarangiza ibibazo ufite, ngo ubwo ufite ibibazo. Senkani byonyine. Nimumaramaze mu mitima. Haleluya! Amafaranga yakuvanamo no kuyabura byakuvanamo, kwiga byatuma ubamo cyangwa ukanavamo. Nta hantu namwe Satani atagera ngo ahakore. Niyo mpamvu ngusaba uyu mwanya kukwiriye kuba maso, ukamaramaza mu mutima wawe, ukaguma mu Mwami Yesu. Vuyanamaze kutubwira ibyo mu ijuru, ariko nta muntu uzajya mu ijuru atari mwa Yesu. Yesu yarabyanze, yaravuga ati umva ninjye nzira, nanjye kuri, nanjye bugingo, nta muntu ujya kwa Data. Abantu rero binyugufura muvamo ubwo muhebe.
ndashaka kubabwira impamvu enye kugira ngo umwanya utaza kunshika cyane. Impamvu enye dukwiye kuguma muri Yesu. Haleluya. Impamvu zingahe? Ubwo ndatinda ko mubyumva, ni mu nkurikire rero. Haleluya. Impamvu ya mbere nuko muri Kristo Yesu ariho Imana yiyungiye n'abari mu isi. Impamvu ya mbere ukwiriye kuguma muri Yesu nuko ariho honyine hashoboka ubwiyunge bw'abantu n'Imana. Nushaka uzagire miliyari nyinshi, ntabwo ibyo byaguhuza n'Imana. Nushaka uzabyare wuzuza isi, ntabwo ibyo byaguhuza n'Imana. Niyo mpamvu Imana idashishikajwe no kubaha amafaranga kuko ntacyo yabamarira. Nibona ari ngombwa izayabaha, nibona atari ngombwa iyabime, nta kintu izabikoze kibi. Uhereye abantu bakora ibyaha, habaye ibintu byinshi kugira ngo abantu bahure n'Imana, ariko byaranze binanira abantu. Amategeko yananiye abantu, ibitambo batamba bibi, mbese bakora ibintu binyuranyuranye bibi, bigwa Imana nabi. Ariko Imana irebye ibona nta kundi byagenda kubera urukundo, niko byanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Iravuga ngo kuko Imana yakunze abantu bari mu isi cyane. Haleluya. Ishaka igisubizo cy'ikibazo gihari, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Isomye mu gice cya mbere aho muri Yohana nyine aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Aravuga ngo ibintu byose byaremwe nawe, ngo nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Bikavuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ngo uvira mu mwijima, ngo abantu ntibawumenya, ngo yaje mu babe ntibamwemera. Umurongo wa 12 uvuga neza. Iravuga ngo icyakora abantu bamwemeye bose barangiza bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi, sifa kwa Mungu, bwo kuba abana b'Imana, basubirana kamere yabo, basubirana indangagaciro yabo, basubirana abo bari bo mbere batarakora icyaha, bahinduka abana b'Imana. Bibiliya avuga ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri, haba n'ubushake bw'umugabo, ngo ahubwo abo babyawe n'Imana. Uru rubyaro rw'Imana rero bishobokera muri Kristo Yesu, niho Imana yiyungiye n'abantu. Pawulo abyandikira Abakorinto mu rwandiko rwa 2 igice cya 17 igice cya 5 uhereye ku murongo wa 17 aravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe, ibya kera ariko mwe muracyafite karande, si byose? Muracyazifite. Ubu hari abantu barimo bazirukana, ayo baje kwiriza arayo kwirukana karande, kandi ngo bari muri Kristo Yesu. Reka niba urimo nta karande, niba utarimo urayifite, izana kwica, nta kindi cyayigukiza keretse gukizwa ukinjira muri Kristo. N'ahandi hose ntibyemera. Aravuga ngo ibyo byakozwe n'Imana, sifa kwa Mungu, yiyunze natwe kubw'umusaraba wa Kristo. Bikavuga ngo natwe yatubikije ijambo ry'umwuzuro, ngo bisa naho Imana yingingira abantu muri twe kugira ngo biyunge n'Imana, kuko itigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Umurongo wa 19 uravuga ngo kuko muri Kristo Yesu ariho Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho gukirana ubundi twakabaye tugufite, ariko iyo twinjiye muri Kristo Yesu, haleluya, Imana iturebera muri we tugahinduka abana b'Imana. Kuri abo rero niho yandikiye Abaroma aravuga ngo ku bantu bakunda Imana, ngo byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ngo kubera ko ari abantu Imana yamenye kera, ngo ab'Imana yamenye yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatoranije, abo yatoranije yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza, ngo kugira ngo bagire ishusho y'umwana wayo, bashushanywe n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abifura muri bene se benshi. Ubu turi urubyaro rusa na Kristo muri Kristo Yesu imbere y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Icya kabiri nuko ibintu byose dukena biba muri Kristo Yesu. Muranyumva? Ibintu byose ukeneye
mbese bya bintu byose ushaka ku Mana ntuzatekereze ko hari ahandi. Umurongo wose ni muri Kristo. Niba utari muri Kristo Yesu, heba rero, heba kabisa, ntabyo ukibonye. Ese muranyumva? Hari abantu bashaka ibya Yesu kandi batari muri Yesu, bagasaba iby'Imana kandi Imana yarabinyujije muri Kristo. None uzabibona ute? Ari umugabo umwe yitwa Simoni, ngo yari umukonikoni. Hanyuma Simoni uyu nguyu ngo yabonye Filipo ngo ageze i Samariya, ngo yarabwirizaga Filipo akakiza indwara, ibintu birakomera, abantu ngo barizera. Hanyuma noneho Simoni nawe ngo arabireba, aravuga ati ariko ibi bintu ndabona biruta ibyanjye. Kandi ngo ntiyari yoroshye Simoni. Buharari ba Simoni batoroshye barahari, ariko we ngo abirebye abona nibyo ntibigifata. Ngo arangije icyo yakoze n'icyo, aravuze ati rero reka ngende runono uyu nguyu mwegere ndebe ko hari icyavamo. Ngo nawe aremera arabatizwa. Ubu dufite abantu bemeye kubatizwa ariko batarahuye na Yesu. Muzaba abanyedini byonyine, nta kindi kintu muzabona. Imana idufashe. Bibiliya iravuga ngo bamaze kubyumva rero ngo yuko ubutumwa bwiza bwageze i Samariya, ko Imana yabanye neza na Filipo, ngo hazayo witwa Petero na Yohana, ngo bagezeyo ngo barambika abantu h'ibiganza buzura umwuka wera. Abandi baruzuzwa, wa mugabo wagiye kwa kundi Simoni ngo asigara kanuye amaso. Ngo arangije ahita avuga ati ariko wambabariye nanjye nkaguha ku ifeza, hanyuma byibura nanjye najya ndambika ibiganza ku bantu. Wagira ngo yari yagiye gucisha. Umva ijambo Petero amubwira ati fana ifeza zawe, ibintu by'Imana ntabwo bigurwa ifeza. Kubera iki? Birimo, haleluya, biri muri Kristo Yesu. Yarabivuze Yesu mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 15 ndibwira, aho yavuze ati ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawuhingira. Aravuga ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto ngo arikuraho, ngo arikiryera imbuto ngo aryanganyaho amahage, ngo kugira ngo ryere imbuto nyinshi, kugira ngo ntaza kuhatinda. Ariko ni mu ndebera igiti namwe. Igiti buriya kigizwe n'ibice bitatu nk'uko tubizi, siko bimeze? Habaho imizi, hakabaho igiti n'amashami, siko bimera? Biriya bintu byose bifite icyo bimaze. Nta shami rigira ribona ahantu rihurira n'amazi, hari iryo mwabonye? Ariko nta n'igiti cyera imbuto. Ni mu bihuza. Ariko mwari mwabona igiti kizamutse kikera imbuto? Imbuto ziba hehe? Zitwa iziki? Ngo isano dufitanye na Yesu. Niba hari ibintu byose byatuma wera imbuto, muri Kristo Yesu birimo. Ibindi ushaka urya ntabwo ariho biri. Niba kubyara byatuma Imana ihabwa icyubahiro, uzabyara. Niba kwiga bizatuma Imana ihabwa icyubahiro, uziga. Niba gukena kwawe gutera Imana gushyirwa hejuru, uzakena. Mana yampamagaye. Yabawe, niba kukwirukana mu nzu byagira ikintu byungura ubwami bw'Imana, usenga urorere bazakwirukana ejo. None se ntibibaho? Niba gupfusha byagira ikintu bituma Imana ihererwa icyubahiro, uzabyara urera amezi 2 ukwa gatatu apfe. Ibyo byose biri muri Kristo. Haleluya. Se muri byumvera? Murabyemeye? Ubwo rero mugenda mwiteguye niko bimeze. Muri rindi ya 207 yaravuze ngo wabatinyutse ibyago bingahe? Ubwo washatse amenye kazapfakara, uwabyaye amenye kazapfusha, ucuruza amenye kazahomba, ufite akazi atinyuke kumwirukana. Byose birahari muri iyi nzira. Muri rindi ya 70 mu ndirimbo z'agakiza yavuze ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Ariko ntizabikuraho, izabikurindiramo. Reba ubushake bw'Imana gusa, nta wamenya. Sifa kwa Mungu, ibyo bintu bishobora kuba biri mu bushake bw'Imana. Hanyuma rero muri Kristo Yesu niho honyine twemererwa kugira icyo dusaba. Ubundi ya magambo yose uvuga nta gaciro agira. Agira agaciro ivuze uti Mana, mu izina rya kanobana ntibyakwemera, mbisabye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ni mwa Yesu honyine biragusaba rero kuba ari huri. Ese muranyumva neza?
yavuze ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose. Pawulo yandikira itorero rimwe yaravuze ngo umva ibyo muzavuga byose n'ibyo muzakora byose mujye mubikora mu izina rya nde? Rya Yesu. Nujya no kurya kugira ngo bigire agaciro ujye birya mu izina rya Yesu. Nujya no gusura abantu ntukijye ugenda wibonekeje ngo ni wowe, jya ugenda mu izina rya Yesu. Burya niho bigira agaciro yewe. Burya umuntu wese wafashije ntukamufashe mu izina ryawe ntacyo byabyara, ujye ubikora mu izina rya nde? Rya Yesu. Niho agaciro kabyo kari. Imana ishimwe. Haleluya. Niyo mpamvu ukwiye kuguma muri Yesu. Rero icya gatatu Mana cyo kiranejeje. Haleluya. Icya gatatu, ubu twese dushobora kubaka inzu. Murabyemera? Indaya zakubaka inzu ndetse zikubaka nziza, kandi ugiye ukabona inzu y'indaya yasambanye kugeza igihe bubaka itaje bakayuzuza, kabona n'umuntu wasenze nawe kubaka itaje isa na yayindi, byose bikaba bifite ibisenge bisa. Hari aho handitse icyapa cy'uko umwe yayisambaniye. Zose ze si inzu, ni inzu da. Abantu bose iyo bagenda mu modoka ntabwo umenya uko bazibonye, icyangombwa nuko bari hehe, si byose? Buriya mwese mushoreye abana mugiye kwa gukingiza, ari uwamusambanye, ari uwashatse umugabo, ari uwishingiye, bose barabyaye. Ibyo se hari igitangaza kirimo. Ariko ndashaka kubabwira ikintu itorero rirusha ibindi bintu, rirusha abandi bantu, ibintu bibonekera muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Muririmbyi wa 327 yaravuze ngo ubwo bugingo bubeshaho abacunguwe ba hose. Aravuga ngo imitima yacu ihora inezezwa nuko ibona ibyiza. Aravuga ngo itorero ryawe ritunze ubuntu bwinshi busaga. Mbifurije gutunga ubuntu bwinshi busaga. Sifa kwa Mungu. Muririmbyi wa 36 mu ndirimbo z'agakiza yaravuze ngo kubw'ubuntu bwinshi busaga twemewe n'Imana, kubw'ubuntu bwinshi busaga twahawe gukorera Imana. Aravuga ngo twibesherejweho na Yesu muri byose tubonera mu isi iyo twamamaje ubutumwa, ngo niyo nyungu yacu y'ukuri. Uyu muririmbyi yasoje avuga ngo ubwo abakristo bazinjira mu ijuru gushima umukiza, aravuga ngo ndifuza kuzabana nawe ngo dufatanye kumuhimbaza. Aravuga ngo tuzaririmbira umukiza uko yatuguza amaraso, abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza. Torero ibindi bintu byose nabonye n'abandi babigira, ariko nasanze hari ibintu badashobora kugira biri muri Kristo Yesu. Ni imigisha y'umwuka yo mu ijuru. Haleluya, 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 haleluya. Mbabazwa n'abakristo baba mu rusengero ko batagira ibi bintu. Imigisha y'umwuka yo mu ijuru ni imbaraga ikomeye. Ntabwo ari ngombwa ngo ugire ibisekuru. Oya, ubwo no mu Rwanda kugira ngo uze n'umuntu sekuru biragoye, ariko ntacyo bitwaye. Hirimbana ugire imigisha y'umwuka yo mu ijuru. Eliya bamuvugaho amagambo abiri burya. Irya mbere baravuga ngo ni umusuhuke w'i Galeyadi, sibyo? Ubwa kabiri akaba umuhanuzi. Ubwo no kuvuga mbese irya mbere yari umusuhuke, ageze amahirwe ahura n'imigisha y'umwuka yo mu ijuru, abarahanuye. Guhanura nibyo byamugejeje kwa Ahabu. Kandi hari abantu bari bafite ibisekuru bakageza nko kuri 30, nta uragerayo. Ariko w'imigisha y'umwuka yo mu ijuru imujyana ibwami. Mu bantu babayeho banditswe muri Bibiliya bahagaritse imvura, Eliya niwe wa mbere. Yagiye imbere ya Ahabu, banashaka kubivuga mu magambo make, ngahagarara imbere ya Ahabu baramureba. Eliya ngo yari akagabo gasuzuguritse, nawe urumva ngo yari umugabo mugufiya ngo w'uruhara, ntiyagiraga imyenda myiza, ngo yakenyezaga umushumi ngo w'uruhu rw'ingamiya. Urumva nawe uko yari ameze. Ntabwo ari ngombwa ngo mugire amafaranga, hari n'abayagira bakabakanga kandi utazi iyo bayavanye. Ukajya barabahabuye ngo bagenda mu modoka, nibashaka bagende n'ibiki. Icyangombwa nuko hari ibintu tufite batagura izo modoka zabo. Haleluya. Imigisha y'umwuka yo mu ijuru. Eliya ngo ageze imbere ya Ahabu, ngo aramwitegereza cyane, baramubwira ngo umva Ahabu, ntago ari abantu benshi bahagarara imbere y'umwami ngo bamubwire batyo. Aramubwira
aramubwira ngo imvura ntizongera kugwa, ikime ntikizongera gutonda kugeza igihe Eliya azabitegekera. Ako kagabo k'uruhara, agasuhuke k'i Galeyadi kari aho ngaho kadafite epfo na ruguru, ngo gahagaritse imvura, ntazi iby'ubumenyi bw'ikirere, nta kintu na kimwe asobanukiwe, ariko afite imigisha y'umwuka. Kugira imigisha rero nta muntu ushobora kubiratira ngo bimwereke gusa ngo ngengo afite ahubwo nyuma y'ibikorwa by'imbaraga ziturutse mu migisha y'umwuka niho hamenyekana ko ihari. Nimukikanga ngo ntacyo mufite. Petero se ntabwo yageze kuri wa muntu wari umaze imyaka bamuterura bene wabo bakamushyira ahantu asabiriza, ariko imigisha y'umwuka, haleluya, aramubwira ati haguruka ugende mu izina rya nde? Irya Petero ntibyakunda, n'irya Yohana ntibyakunda, ariko Dizandros, haleluya, muri Yesu. Ngaramubwira ngo imvura ntizongera kugwa, n'ikime ntikizatonda kugeza igihe Eliya azabitegekera. Bibiliya iravuga ngo barangije barabipinze. Eliya ngo bakibipinze, Imana iramubwira iti ariko twigendere, rekana n'abaturage uzabureba. Wowe ngwino nkwereke, nawe inzara yazagutsinda, ngwino nkwereke megesha mu gakiza. Muririmbyi yaravuze ngo kubwo ubuntu narayihawe, kandi nayihawe igihe nihanaga ibyaha imbere y'Umukiza. Imana nishimwe. Aragenda ngo arangije ngo imujyana ku kagezi, ngo itegeka ibikona ko bizaza bimuzanira ibyo kurya. Ngo ibikona kitazanaga umutsima cyazanaga inyama, Eliya akirira akanywa amazi y'akagezi. Bukeye ngo akagezi karakama. Harya mbabaze, muri kiriya gihugu buri abandi barengewe n'iki? Muzategereza namwe ahantu umwami ajya kwahira, kajya gushaka ubwatsi bw'amatungo, ari umwami. Ubwo abagaragu byari byagenze bite? Nusoma Bibiliya uzavuga ko Imana yabwiye Eliya ngo ajye kumwiyereka, uzasanga ngo igice kimwe cyari kiyobowe na Obadiya, icya kabiri kiyobowe na Ahabu, ngo bagiye gushaka ibyo kurya by'amatungo. Reba aho umwami asiga inzu y'ubwami, agasiga ibintu byose akajya kwahira. Ubwo byari bigeze. Iyo umuntu afite imigisha y'umwuka, ibintu bibatera ubwoba ntabyo aba afite. Bamuhanurira abazima akababwira ko nta sano agirana nabo. Bamubwira ko abadayimoni bateye urugo rwe ati nibaze bahure na Yesu. Haleluya. Hari ikibazo se? Kamubwira bati barakuzinze ngo utabyara, akababwira ngo n'ubundi ntibagiraga urubyaro. Irutanga ntibahina amaboko arutanga. Mwamba bariye mukanyumva. Haleluya. Ati barajyanye imyenda yawe ngo utazashaka. Gahita babwira ngo gushaka kwanjye byanditswe mu gitabo cy'Imana, nibasiba inyuguti kuko bamanitse imyenda sinzashaka, kandi ishatse ntanashatse nta kintu bintwaye, mfa kuba ndi muri Yesu. Haleluya. Itorero rifite imigisha y'umwuka yo mu ijuru, niryo tandukaniro ry'abantu bose n'abitorero. Hari imigisha y'umwuka iba muri Yesu. Imana ishimwe cyane. Ariko muzi twebwe ko nta kibazo dufite. Ubundi nayo impamvu mwikanga abadayimoni. Ubundi twebwe umva ukuntu tubayeho. Haleluya. Ibyishimo byacu n'ibyago byacu byose birahari. Biva he? Mu badayimoni. Mbese muri Imana urukundo rwayisabye, hari igihe ruyuzura igahita ijugunya ibyago iwawe. Kavuga iti ndo Uwiteka nguteje ibyago, icyizere ngufitiye ntabwo uzamemukira. Ngufitiye icyizere, uzashaka ugize 40, kandi uzaba utarasambana, uzaba utariyandarika, ndagufitiye icyizere, bikava mu rukundo rwayo. Haleluya. Ariko ubu mbabwiye ukuntu Imana ibakunda, n'ubukene bwanyu mufite bwose, n'inzara iri iwanyu yavuye mu rukundo rw'Imana, n'abana bapfuye ejo bundi byavuye mu rukundo rw'Imana, kuba warabyirutse uri imfubyi ni urukundo rw'Imana. Mbega urukundo rw'Imana rwagereranywa n'iki? Haleluya. Haleluya. Dukwiriye kuba dushima kuko ibyishimo byacu n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'umucunguzi. Muririmbyi aravuga ngo we gushidikanya jya uyiringira, ntiyahemukira uyizera atyo. Mubaye iki se? Nta kintu mubaye.
nta kintu mubaye. Ibyo byo guhonga mu maso ni ikibazo cy'ahantu muri, ni ikibazo cy'ahantu muri Kristo Yesu. Ayiwe, haleluya! Umva ibintu yavuze, yaravuze ngo mbasigiye amahoro, jewe Yesu ndayabasigiye. Mahoro atava ku butunzi, amahoro atava ku kindi kintu. Amahoro mwene data yagize akaguru kanagana. Amahoro wa mubyeyi batubwiye afite akaboko karacitsemo kabiri. Amahoro, haleluya! Amahoro n'ahandi ava rero, ava ku migisha y'umwuka. Reka rero mwihorere mvuge Elisa gatoya nsenge. Uzi ko imigisha y'umwuka yo mu ijuru, Elisa umunsi yayibonye kuri Eliya, yasize ngo yafashe inka yahingishaga arazitema. Ugati po na mbere nahingiye ntacyo nabonye, kandi Eliya nta hantu yari afite atuye. Muzanshakira agasozi Eliya yari atuyeho. N'uyu munsi sindakabona. Njya soma Bibiliya ngo ndebe ahantu Eliya yari atuye, sindahabona. Ariko ngo Elisa asiga ibintu byose yari afite akurikira Eliya, ngo akajya mukarabya ibirenge avuga ati ndakuviziye tu, uzagenda ariko hari ibintu nkuvanyeho. Ariko wowe ibyo ugira ubundi wabivanye kuri nde? Wabivanye hera, amusigaye mukanga abantu ngo umuntu agira ukuntu abana n'Imana. Wabyigishijwe nande? Kumbi ni intege nke zawe ushyigikira. Uri ibandi ryo mu rusengero, warangiza ugashaka kwerekana kuri intungane, baguhugura ukanga kumva ngo ufite uko ubana n'Imana. Nuko wihangiye ubwawe ugera ikirenge mu cyande. Mugabo yararimbye ngo twigiye ku birenge. Bibiliya ikavuga ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa. Ni iyihe ntumwa yaruhanyaga nkawe? Ninde muhanuzi waruhanyaga nkawe? Ninde wari warananiranye kuko wananiranye? Ninde utarahugurikaga nkawe? Reka mbihorere. Ariko ukwiye kubanza ukisuzuma ukamenya. Elisa ngo akurikira Eliya, ntabwo Bibiliya ivuga imyaka babanye. Ariko igihe kigeze ngo Eliya amenya ko agiye kujya mu ijuru, abwira Elisa ngo barigira ugare, aramubwira tusigare hano, Uwiteka arantumye i Beteli, munyemerere iby'imisozi mbyihorere. Hanyuma ngo Elisa aramubwira tumva rero nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe, wansigaho ubu nabasigaranye iki? Sinsigara. Ngo baragenda bageze i Beteli, Elisa ahura n'abahanuzi. Dore ikisha ibintu n'abahanuzi b'iki gihe. Umuntu ajya gusenga batarasenga bakamuhanurira bati irabirangije, ntarasenga. Intego z'amasengesho nenye, muri izo ngizo nayo guhanurirwa irimo. Ubwo iyo ushoje amasengesho ngo barahanuye, ubwo ugeze ku ntego koko. Hari ibintu bine biva mu masengesho. Icya mbere, ugomba kuva mu mpagarara. Nubwo baguhanuriye byaba bitaba byo, utarava mu mpagarara ntuzabasha kuba muri ubwo buhanuzi. Icya kabiri, bikwigiza ahantu Imana iri. Ubwo sinzi wenda ubwo guhanuriye wenda we yahuye n'Imana kare, hanyuma rero uza yakubonye, nabyo birashoboka simbizi. Ariko wowe utashye waje uri kure y'Imana, n'ubundi utashye ukiri kure y'iki? Hanyuma mu bihe by'umubabaro bihumuriza umutima. Gusenga bihumuriza umutima. None ko utashye ukiguhagazemo. Icya kane, umuntu atsinda ubukana bw'umwanzi. Mu bihe byiza byo kugira gute? Ntibazakubeshe, ntabwo ubuhanuzi bwatsinda ubukana bw'umwanzi. Muranyumvise? Elisa baramubwiye bati shobuja arakuvanwaho, arababwira ati ndabizi, ariko mfite indi ntego. Haleluya! Mfite indi ntego, ni muceceke. Ngo baramanuka bagiye, ariko bahageze ngo habaga abana b'abahanuzi benshi. Batangira Elisa baramubwira bati urajyahe, shobuja aragukurwaho.
arababwira ati navuye iyo navuye nari mbizi ariko ni muceceke mujye mugira intego inyuranye n'ubuhanuzi. Haleluya. Hari ibintu biva mu gusenga binyuranye no guhanurirwa. Guhanurirwa ni byiza, nanjye ndabikunda. Ntago mbabwiye ko nanjye ntabyemera, nanjye ndabikunda. Haleluya. Kuko ni Imana yatanze ngo zigire icyo zitumarira, ntimugire ngo nabirwanije. Ariko nanone ngiye gusenga ukampanurira ntibyatuma ntasenga, kuko hari ibindi bintu biri mu gusenga birenze guhanurirwa. Kuko nimpanurirwa sisenge ntago bizagera ku ntego. Buriya hari abantu baje hano bananirwa gusenga ngo bategereje ko babahanurira. Nimugira amahirwe rero babahanurira, nibatabahanurira mutaha uko mwaje. Ntimwandenganya. Ngewe ntago njya mpanura ndabwiriza. Haleluya. Elisa ngo ageze kuri Yorodani, Eliya aramubwira ati wasigaye i Yeriko. Naramubwira ati ntago nsigara. Ngo bageze hakurya ya Yorodani, Eliya ngo abwire Elisa, aramubwira ati umva rero, noneho rero ndabona wamaramaje, hari ibintu ngiye kukubwira, nsaba ikintu ushaka. Ntaragukurwaho, babikubwiriye i Beteli uranga, babikubwiriye i Yeriko uranga, twambukanye wanze, none urashaka iki? Mbwira icyo ushaka nkigukorere ntaragukurwaho. Elisa aramubwira ati nakare kose bimbwirira Gilugari, sinari kumbira kugera i Beteli. Iyo tugera i Beteli ukambwira utyo sinagomba kuza i Yeriko. Iyo tugera i Yeriko ukabimbwira utyo sinagomba kwambuka Yorodani. None rero ngewe ikintu cyatumye ngukurikira mwirengagiza ubuhanuzi, ndashaka imigabane ibiri y'umwuka ukubamo, ubundi ugende. Eliya ngaramubwira ngo usabye ikintu uhije cyane, ngo ariko numbona ngukurwaho, nubona ngenda kiri bugukorerwe. Mugira ngo Eliya umwitero yarawurekuye kare, yazamukanye nawo, uzasome ntago ahise awurekura. Magare yamujyanye ari muri serwakira. Elisa nawe arakanura, aravuga ati ndakureba, uraca iburyo ndakureba, uraca ibumoso ndakureba, umuyaga wahuha simpumbya, haza ibintokoza simpumbya. Ikintu ushishikariye, haleluya, ni ikintu ntavanye iwacu, ni ikintu natunga, kandi narabimenye neza ko ari wowe nzasimbura. Mbere y'uko ugenda ngomba kubona ibintu nzagusimburana. Nzagusimbura sendi. Wazamutse ageze hejuru ngo umwitero uragwa. Elisa ngo arawufata uwo yari afite arawushwanyuza, ngo afata umwitero wa Eliya. Ngo hakurya bari bamwitegeye ngo bamureba, kumbe Elisa yagabanye megesha y'umwuka. Ariko Mana wakwemeye wenda uyu munsi bakakwita umuyobe, uyu ndi bakakwita umuswa, ubundi bakabona ko wabuze ubwenge, ariko nugabana imigisha yo mu ijuru izasobanura icyo washakaga. Kandi ntibabivuga, ntago babyirata kwa kundi njya numva. Oya, birizana byo birivuga, iyo bihari birisobanura. Sifa kwa Mungu. Iyo bihari birisobanura. Ngo Elisa ageze kuri Yorodani, baravugaga bati yagiye tumubwira reka tuzarebe uko azavayo. Ngo afata wa mwitero, ngo awupfundika nk'uko yari yawupfunditse, ngo awukubita muri Yorodani kugira ngo arebe ko byemeye. Amina. Haleluya. Haravuga ati Uwiteka Mana Eliya uri he? Bibiliya ivuga ngo amazi ngo aragabanyika nk'uko byagenze mbere, ngo babone Elisa agiye muri Yorodani wenyine. Haleluya. Ayambutse humutse, abo wa kabiri kuri Eliya gucamo amazi kabiri, hanyuma ngo arangije arambuka. Muramurebera Elisa atari kumwe na Eliya. None wowe uracyarondatwa, ntushobora gupanga y'ibiri ngo yasoze ntiwabona ibyo ubwira Imana. Uba warahwereye, ubavuze bati dusenga amasaha 2 mu minota 20, nanjye ngo 27, bamwe baba basinziriye abandi bayura. Bavuga bati muvuge ngo amina mwese mugakomera. Va mu gukomera, banza ushaka Imana utere haleluya, uzi nicyo itereye. Va mu kajagari, ariko haleluya. Elisa yavuye mu kajagari kugeza igihe agabaniye imigabane ibiri y'umwuka, yakira imigisha y'umwuka yo mu ijuru, abasha kwiyambutsa Yorodani. Eliya adahari, kwiriye iminsi izaza hari igihe abo ngabo uvuga bazaba badahari, abo bagusengera badahari, abo bakurambikaho ibiganza badahari. Kwiriye kuba ufite
ufite ibyuzuye. Ngo baravuga ngo yo, ngo burya Elisa nawe yagendaga afite ibintu, umwuka wari muri Eliya, uzi kuri no muri nde? So wuzuye n'uwande, no wari uri muri nde? Ninde cyitegererezo cyawe? Imana itugirira ubuntu. Ngo bahita batangira kumubwira, mujya muvuga ngo mwabuze iyo murara, nta nubwo muzahabona, ariko imigisha y'umwuka yo mu ijuru itegekera umuntu aho waba. Muze Elisa ageze i Yeriko, ngo batangiye kubwira baterega kubana nawe n'iby'igiciro. Hanyuma se tari kurabona uyu mudugudu wacu rata ufite ibibazo, ni mwiza rwose, ariko ikibazo ufite amazi yaho rwose ni kabutindi. None wa Elisa ngo arababwira, umva imigisha y'umwuka yo mu ijuru. Haleluya. Arababwira ngo nimunyereke ahantu isoko yayiri, hanyuma muzane imperezo nshya, muzane n'umunyu, mbabaze isoko ni yabo, nibo baza hiri, imperezo ni yabo, umunyu ni wabo, babuze iki muri ibyo byose? Ngibyo ibyo mwabuze rero, ibindi murabifite, ibindi birahari, ariko imigisha y'umwuka yo mu ijuru nicyo kibazo. Ngo aragenda ageze ku isoko, ngo afata ya mperezo ajugunya umunyu mu isoko, aravuga ngo Uwiteka, mva nawe ikintu azanyera. Uwiteka avuze ngo wamazi we ntukongere gusharira, abakungonyoye bajye bagubwa neza, imirimo igera, ngo hera y'ubwo. Haleluya. Kubera imigisha y'umwuka yo mu ijuru, umuntu nk'uwo yabura aho arara. Batamukeka ko ari bufata abana ku ngufu, badatekereza ko ari buterure televiziyo, yabura aho arara ate? Buriya yahabura ate? Naho we ngo abantu bose barakwanga, nuko wangitse, bagukundira iki se? Reka mvuga ikintu kimwe kuri Elisa nsoze. Ariko imigisha y'umwuka wo mu ijuru muyita iki? Ibintu bituma umuntu ajya mu nama atatumiwemo kandi akagenda adateze. Umuntu akajya mu nama ntawe wayimutemiyemo, yewe no kuri liste d'attendance ntabwo yandika, ariko inama akayijyamo. Mwe mugira ngo Imana yaduhaye ibintu byoroshye. Paulo yarabyandikiye Abakorinto, aravuga ngo nubwo tugenda dufite imibiri y'abantu, reka njya mbona mwifuza ibintu bitoya, nicyo kibazo. Ibintu musengera ni bitoya, ni ibintu n'indaya zifite, ni ibintu n'abajura biba bakabibona. Muve kuri ibyo byo hasi. Haleluya. Dushaka ukuntu dutunga imigisha y'umwuka yo mu ijuru. Mwami w'Isirayeli ngo ajyaga yicara akavuga ati nzatera Abisirayeli kandi nzaca mu majyaruguru. Agapanga ingabo, agapanga intwaro, agapanga uko bizagenda. Elisa ngo yarangiza aho yabaga yiryamiye Dotani, kugira ngo yarategaga se. Oya, yajyaga yadateze kubera imigisha, yajyaga yadateze. Ariko ibintu Imana iduha, mwumva ibyo nta ndayi bigira. Ibyo ngibyo nta bantu babyiga ngo babimenye, ni ibintu bituye muri Kristo Yesu honyine. Muranyumva neza? Ibintu musaba ni bitoya. Ntabwo twagagombye kuba turi hano mu rusengero dusaba ibiryo, dusaba kandi bihari hariya muri quartier. Hari ibintu isi idafite. Amina. Hari, haleluya, hari ibintu isi idafite, ni ibintu byitwa imigisha y'umwuka yahe. Bibiliya ngo arangije ngo arabivuga si rimwe si kabiri, niko Bibiliya ivuga. Ngo amaze kubibabwira byose uko byakabaye rero, ngo umwami w'Isirayeli aravuga ati ariko ninde muntu utuvamo yarangiza akajya kuvuga amakuru. Umwe ngo mu bahungu baramubwira ati nyagasani ntugire uhohotera, hariya mu Isirayeli hariyo umugabo uretse n'ibyo wavugiye muri sare y'inama, ahubwo n'ibyo uvugira ku murere n'umugore wawe arabizi, abibwira umwami. Ngaho ntekerereza uwo muntu. Aravuga ati muzajye kumufata, bati muperereze mumenye aho atuye. Ati ngenda hazi, atuye hese, atuye Dotani. Ngo agende ingabo nyinshi ngo zijye gufata Elisa. Torero, torero, torero. Haleluya, haleluya. Nimabwira ibintu bitazavaho. Bibiliya iravuga ngo icyakora bazaterana, guterana kwabo ntikuzarangira.
bazahora baterana. Ariko ndashimira Imana, sifa kwa Mungu, ntabwo ari Uwiteka uzaba ubateranije. Bazaca mu nzira imwe baduteye, ariko kuko dufite ubuntu bw'Imana busaga, bazahunga baciye mu nzira zirindwi. Imana ishimwe. Kwiriye kubutunza imigisha y'umwuka. Bibiliya iravuga ngo arangije ngo batera umudugudu barawuzimagiza. Umugaragu wabyutse ngo ababonye asubira mu nzu avuza induru. Elisa abura ukuntu ari bumuhumurize, ngo arangije amubwira atumva Mana mumurira amaso y'umugaragu arebe. Ngo agihumuka amaso ngo abone Elisa asa n'uhagaze ku kandi gasozi, ngo agoswe n'amagare y'umuriro menshi. Mutima ngo usubira mu gitereko. Elisa ngo arasohoka, ugira ngo saragigana nabo, hoya nta mwanya. Arababwira ngo umva Mana izi ngabo nizihuma amaso, ngo zirahuma. Ngo arababwira ati mwese munyegere, myumvira n'abantu baje batabaye, baje gufata umuntu. Arababwira ngo isi yo nzira n'uyu si wo mudugudu. Ubwo baje nta makuru bafite. Arababwira ati nimuze mbajyane mbageze kuwo mugize gute mushaka. Bose ngo baramukurikira ni Samariya. Ngo arangije abwira Imana atongera bampumurira amaso, ngo bose barahumuka. Ngo bahumutse babona bari Samariya, ibintu byabarangiriyeho. Mwami ngo aravuga ati se mbicisha inkota? Elisa atoyo wahora iki se? Abantu bafashe mpiri wabicisha inkota? Bagaburire barye, nibamara kurya basubira iwabo. Ndabasaba abarozi nimuzongere kubirukana, nibaze baroge bashyiremo imbaraga, hanyuma nibatsindwa bafatwe n'imbaraga z'Imana bakizwe, nibadakizwa bazarimbuke. Ntago turogeka, ntibyemera. Se muranyumva? Abantu bafite imigisha y'umwuka yo mu ijuru, abarozi mubihorere bakora ubukorikori bwabo. Ntabwo Mose yigeze ababuza kwa Farawo gukora ubufindo bwabo, barabukoze. Icya mbere baragikora kiremera, icya kabiri baragikora kiremera, icya gatatu kiremera, icya kane babwira Farawo, baramubwira ngo Farawo imbaraga urwana nazo ntuzizi. Ahangaha haleluya, ubukonikoni ntibwemera, harimo urutoke rw'Imana. Makuru niba bazayavuga, reka guta umwanya. Urabashaka iki ariko? Ayo undi mubohereza he? Aha kari iwabo, aha ni iwabo. Bafite uburenganzira bwo kuhakorera ubukorikori bwabo. Byo kuza rero kubaderanja, mwe mwavuze ko iwanyu ari mu ijuru nimujyeyo. Niba mudashoboye kubana n'imbaraga zihababesha ku gahato, rega tubaha ngaha ku gahato. So bagira ngo tuhabaho uko tubisaba, twe turi hano ku gahato. Amina, haleluya. Dufite misiyo yatuzanye, nituyisoza tuzataha. Mana ishimwe. Ayiwe Mana yampamaga. Umva, nidushoza gahunda dufite ahangaha tuzataha. Kandi muzababwire n'abaduhiga, mubabwire ngo bari muri misiyo. Na Yesu yigeze abibwira Herode, amubwira ngo mubwire iyo ngunzu ngo ndakora umurimo none n'ejo, ejo bundi nzagenda. Turacyafite gahunda hano, dufite urwandiko rw'inzira twahawe. Amina, kugira ngo dukore imirimo yacu hano. Turacyafite gahunda rero. Abarozi ntibayituza, abadugambanira ntibayituza. Umwami nyirijuru wadutumye ahangaha afite amaboko. Icyakane kugira ngo soze n'abaraza, Bibiliya yavuze ngo bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Ahandi hose rirahari. Abo mu mahanga yose n'amoko yose n'indimi zose badusomeye ngo bacirwa imanza zihwanye n'ibyo bagize gute bakoze. Ariko bari muri Kristo Yesu, sifa kwa Mungu. Haleluya, nta teka bazacirwaho. Mana urega reka nkubwire, wowe upfa kujyamo gusa ukumva urimo. Gomba kurwana intambara yo kutavamo. Ibihari byose bibwire ngo mwaba muhari mwaba mudahari, cyo mfa nuko ndi hehe. Abarimo rero bafite ibyangombwa bujuje, ntago ari abantu bose. Mu idini mwese muzajyamo, n'abandi bazaza tubakire.
abaje bakirirwa n'abakirirwa nabi nta gipimo turagira kibapima cyane, ariko ikizabapima bamwe bazuzuzwa abandi baheremo. Tubamenya nyine tugire twe tugira mu abanyedini hari icyo bidutwaye. Mudufashe twubaka inyubako, si byose muze mwubake nyine izi nzu muzanyu, twebwe turagenda n'imirimo turimo dusiga ahundi turimo turagenda. Haleluya. Hey, uze utura usambana ntacyo bizatwara, nta gihombo. Ayindaya y'abajura y'abakristo beza yose ni amaturo kandi akora ibyo agomba gukora. Cyose hari icyo bitwaye? Numva hari icyo bitwara? Ariko iteka ryo ntuzarirokoka. Kugira ngo urirokoke rero nuko wemera ukinjira muri Kristo Yesu. Iyo winjiramo barabasaka. Haleluya. Ntabwo ubu ngubu hari ahantu utajya utarikingije urukingo rwa COVID ukaba ufite urwandiko rw'uko wikingije eshatu, sibyo? Siko bimeze? No muri Kristo Yesu nta kajagari kabamo. Ugenda na kajagari kawe, ugenda na kamera yawe yiwanyu, ugenda uko wabaye kose, ugenda n'ubusambanyi bwawe n'ubujura, ugenda n'ubwibone n'agasuzuguro, ugenda ngo na kamera yawe ngo niko uteye, ibyo uko uteye ntago wabijyanamo. Aho kajagari nikajyamo baragusaka. Se muranyumva neza? Baragusaka. Hari ahantu haba umwuka w'ubugingo. Haleluya. Haleluya. Hari ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Iyo hageze ni ibintu bibiri, uremera bakubature ububata bw'icyaha n'urupfu, niwanga baraguheza usubireyo. Nagira ngo dusenge kandi bari n'abarababwira ngo mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu, kubera impamvu ya mbere iyo ugumyemo uba wemeye ubwiyunge bwawe n'Imana. Nta handi bushobokera, mu idini ntibwemera, yewe mu izina ntibwemera, mu cyubahiro ntibwemera, mu kubwiriza nk'uko ntibwemera, ubwiyunge bwemera gusa iyo ugiye muri Kristo Yesu. Icya kabiri, iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi abakandida bagusaba ikintu cyose dushaka, ariko icyo dushaka ni icyatuma twera imbuto. Icya gatatu, muri Kristo Yesu honyine niho tuvana imigisha y'umwuka yo mu ijuru. Pawulo yabyandikiye Abefeso aravuga ngo ko muri Kristo Yesu ari Imana yaduhereye imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Icya kane rero nta teka tuzacirwaho. Nagira ngo rero dusenge Imana dusoze, hanyuma twibaze iki ngiki. Mbese wagezemo muri Kristo? Mbere y'uko ugumamo wagombye kuba waragezemo. Ibimenyetso biranga ko wagezemo nuko utagitwarwa na kamere yawe, na kamere y'umubiri, kamere y'icyaha itakiri muri wowe. Niba wumva itashikugenga ubwo wagezemo, ariko niwumva ikikugenga, hari ibintu gikora wibwirijwe na kamere, umwifato wawe uyobowe na kamere, umubanire wawe n'abandi, wananiwe kubana n'abantu mubana mu rugo. Ubu hari abantu bananiwe kubana mu ngo iwabo neza, byarananiranye. Umuntu yananiwe kubana na nyina, reka benda ndeka umugabo n'umugore da, mvuga umwana na nyina barananiwe, kandi umwe asengera mu rusengero umwe ndasengera mu rundi, ngo ubwo barajya mu ijuru. Ninde uzajyayo ninde utazajyayo? Hari abantu bibana mu mazu bananiwe kubana n'abandi, vuga ati nta muntu twabana. Ukibaza inenge afite ku mubiri ahisha ikakuyobera, kumbi ububi bwe bwatumye adashobora kugira umuntu babana, kandi arasenga ashishikaye ngo arajya mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo kiravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose. Paulo aravuga ngo niba bishoboka kurwanya uruhande, wenda abandi bihora ko kurwawe ruhande, ubane n'abantu bose amahoro. None nagira ngo dusenge, urumva nta butware bwa kamere bukikubamo? Niba bukikubamo ntabwo urinjiramo, biragusaba kusimbuka ukemera. Ntabwo ari negociation, si inama, ni itegeko. Amena. Niwemera ukabwira Yesu uti ndashaka kujya muri wowe jewe kugira ngo ndonke ibi bintu bikurikira, ndagusaba rero ngo unegekere ibyananiye. Muri Kristo Yesu haraturukamo itegeko ry'umwuka w'ubugingo, rirakubatura itegeko rya kamere y'icyaha n'iki n'urupfu. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Hari umuntu wumva ashaka ko dusenga n'Imana
kugira ngo abaturwe iryo tegeko rya kamere y'icyaha n'urupfu yinjire muri Kristo Yesu. Niba uhari hagarara mu mwanya wawe dusenge. Yesu abaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusenga. Nta bindi mvuga nibyo. Mwe mwahagurutse Imana ibaha umugisha. Mwanyemerera mukigira hano hafi. Nimuze hano tubasengere, nta kintu bitwaye. Haleluya. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugi. Mwijuru n'igihugu cyacu cyuzuye mw'amahoro. Mugiye tuzakigeramo, tuzahimbaza ye. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Amina. Tugiye kubasengera Imana. Wereke Yesu iyo kamere yawe, uyimubwira uti niyi ngiyi. None nge kuyikiza byarananiye. Ni nako amuririmbye yaririmbye aravuga ngo sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu unyuhagira ibyaha mutabazi ne gupfa. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Aba bantu bapfukamye imbere yawe basanze batari muri wowe, kubera ko bafite itegeko rya kamere y'icyaha n'urupfu, ribatwaza uburetwa ku manywa, rikabatwaza uburetwa nijoro, rikabatwaza uburetwa mu mwijima no mu mucyo. None Mwami, bafukamye imbere y'amaso yawe, bamenye inkuru zivuga yuko hari itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri wowe ribatura umuntu itegeko rya kamere y'icyaha n'urupfu. None ndabasengeye, ndabakumurikiye. Buri wese arimo arakwereka kamere. Abafite kamere y'ubwibone, abafite kamere y'ubusambanyi, abafite kamere y'ubujura, abafite kamere y'urwango, abafite kamere itandukanye mu buryo butandukanye, turabasengeye ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ribabature itegeko rya kamere y'icyaha n'urupfu. Uhereye none bagendana umunezero, bagende baririmba n'ibyishimo, bahawe imbabazi n'Imana. Turagushimiye kubahaye umugisha mu izina rya Yesu. Amina. Mugende Imana ibaha umugisha. Ndifuza ko dusenga nanone. Mugende hariya babagira inama zindi, hanyuma dukomeze dusenga. Haleluya, haleluya. Bari nabarababwira ngo nuko mukomerere mu Mwami, mumaramaje mu mitima, muzi impamvu ugomba kumaramaza se. Nuko bya bintu nyine Imana idashishikajwe no kubikuvanamo, ugomba kumaramaza. Abarwara namwe muzabamo, abagira ibibazo namwe muzabamo, twese tuzabamo, kuko turi mu isi y'iki y'ibibazo. Ariko dukwiriye gusaba Imana, haleluya, haleluya, ikatwuzuza imbaraga zitari mu isi, kugira ngo tube mu isi idashaka ko tuyibamo, ariko tuyibemo, tuyibeshejwemo n'iki n'imbaraga. Muhagurukire dusenge. Ubwo birumvikana n'abarimo, ariko abatarimo rwose niyo twasenga ntibyagufata, ntabwo byagufata. Abarimo babyiyumvamo, muhagarare dusenge. Mwari dusengera Imana, Imana idufashe mu izina rya Yesu. Imana y'ibihe bidashira, Imana isumba byose. Ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni igisubizo, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirakiza.
ijambo ryawe rirakiza. ariko dukeneye imbaraga Bibiliya iravuze ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Nyamara dufite ibintu byinshi bitwirukansa, dufite ibintu byinshi bitwirukansa, mitima yacu ijya iduhagararamo, ubugingo bwacu tukabona bushize, isi ikadukanga ikadutera ubwoba, bitugose bikadutera ubwoba, Satani akaduhindisha umushyitsi, abadayimoni bakatwirukansa. Nyamara dufite haleluya haleluya, ijambo ritubwira ko tudaciriweho iteka. Ibintu byose biri munsi y'ibirenge byacu. Nicyo cyatumye uvuga ngo itorero ryanjye ndishize ahantu ku rutare, ahantu abadayimoni batarishobora, ahantu Satani atarikanga, ahantu atari ku. Turi imbere yawe dusenga, dusabye imbaraga zo kumenya abo turiho, dusabye imbaraga zo kumenya abo turiho, dusabye kumenya abo turiho, dusabye gusobanukirwa abo turiho, duhe gusobanukirwa abo turiho. Mukristo wese uri muri iri teraniro, umuntu wasenze aya masengesho, numuye kwisobanukirwa, numuye kwisobanukirwa, numuye kwisobanukirwa. Haleluya, abatubanjirije bamaze kwisobanukirwa. Isi yarabatinye, isi yahinze umushyitsi ku bwabo, bajyaga batambuka, ababarebye bakavuga ngo abubitsi isi bahageze, babandi b'inzaduka, babandi badakangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Imana mukiza mwiza, ntabwo ari ikibazo cy'ibiturwanya, si ikibazo cy'ibigeragezo, si ikibazo cy'ibitwasamiye, ariko muri Kristo Yesu nitumara kumenya abo turibo, tugatunga imbaraga n'ubuntu bwinshi, imigisha yose yo mu ijuru ikaba muri twebwe, ubuntu bwawe bukaduhaza, ibiduteye ubwoba bizaduhunga. haleluya. Yesu Tugusabye imbaraga zo kwimenya. Muri iri teraniro sabiye abantu bose imbaraga zo kwisobanukirwa, kandi hari abatari muri wowe neza, hari abantu bakirwana na kamere. Duhe kunesha kamere, kandi si twe tuyinesha. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo ribatura umuntu mu itegeko ry'icyaha, mu bubata bw'icyaha. Mu izina rya Kristo Yesu dushoboze kumera gutyo, dushoboze kwakira iryo tegeko, dushoboze kuyoborwa n'umwuka wera. Nicyo Pawulo yandikiye Abaroma, aravuga ngo nuko rero abayoborwa n'umwuka w'Imana, abo bonyine nibo bana b'Imana, nibo batazacirwaho iteka, nibo badafite ubwoba bw'ibihe n'iminsi. Ndasenze muri iri teraniro, itegeko ry'umwuka w'ubugingo rigira imbaraga mu mitima yacu, n'izina rya Yesu rigira ibintu byimura kandi ryinjiza abantu muri Kristo Yesu. Urakoze ko hatariho ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Nicyo cyatumye Pawulo akomeza kwandika akavuga ngo noneho mbonye neza yuko naho byaba urupfu, naho byaba igiteye ubwoba icyo ari cyo cyose, nta kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Turagushimiye, 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 turagushimiye muri iri teraniro. Tugukomeye amashyi tugushima, kuri Imana yo guhimbazwa, uri Imana izanye ibishya muri twe, kandi turagushimye kongeye kutwibutsa abo turibo. Turagushimye kubw'imbaraga uduhaye zo kunesha. Uhereye nonaha abari muri wowe nta teka bazacirwaho, uwari ufite ubwoba atahe anezerewe, kuko turi muri Kristo Yesu. Urakoze umukozi wawe, umugisha ubuntu bwawe bukomeze kuba natwe twese mu izina rya Yesu. Amen.